turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagaye ku neza yawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 26 mu cyumweru bisanzwe tariki 5 Ukwakira 2024. Amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mu gitabo cya Yobu umutwe wa 42 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, wa 5 kugeza ku wa 6, no 12 kugeza ku wa 17. Yobu asubiza Uhoraho agira ati, nzi ko ushobora byose kandi nta mugambi wawe uburizwamo. Ninde wagutambamira kandi atagira ubwenge? Ni koko napfuye kuvuga ntasobanukiwe, mbubukira ibitangaza bindenze kandi ntazi. Ubundi najyaga nkubwirwa mu nkuru, none nakwiboneye n'amaso yanjye. Niyo mpamvu nicujije ibyo navuze, nicara mu ivu no mu mukungugu. Nuko Uhoraho aha Yobu umugisha urenze ndetse uwo yahoranye. Yatunze intama 14,000, ingamiya 6,000, ibimasa by'inkone 2,000, n'indogobe z'amanyagazi 1,000. Yabyaye abahungu 7 n'abakobwa 3. Umukobwa umwe yamwise Nyiranuma, uwa kabiri amwita Bwiza, uwa gatatu amwita Mukaburanga. Mu gihugu cyose nta bakobwa beza nk'abo bari bahari. Yobu yabahaye iminani kimwe n'abasaza babo. Nyuma yaho Yobu yabayeho indi myaka 140, abona abuzukuru, abuzukuruza, ageza no ku buvivi. Nuko Yobu apfa yisaziye neza, yarabonye ibintu n'ibindi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 119. Uhoraho umurikisha uruhanga rwawe ku mugaragu wawe, unyigisha ibyiza by'ubushishozi n'ubumenyi, kuko niringiye amatangazo yawe. Byanguye neza kuba naracishijwe bugufi, kugira ngo nitoze ugushaka kwawe. Uhoraho, nzi ko amateka waciye atunganye kandi ntabwo wibeshye uncisha bugufi. Kugeza uyu munsi byose biracyariho uko abishatse, kuko isi yose ikuragiriye. Ndi umugaragu wawe umubwenge, kugira ngo menye neza imigambi yawe. Guhishurirwa amagambo yawe n'urumuri, abiyoroshya akabaha ubwenge. Uhoraho umurikisha uruhanga rwawe ku mugaragu wawe. Nyagasani Yesu n'abandi namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka umutwe wa 10 umurongo wa 12 kugeza ku 24. Muri icyo gihe abigishwa ko ari 72 bagaruka bishimye cyane bavuga bati, mwigisha, na roho mbi ziratwumvira kubera izina ryawe. Arababwira ati, koko nabonaga sekibi hanuka ku ijuru nk'umurabyo. Dore mbahaye ubasha bwo kuribata inzoka na za manyenga, nubwo gutsinda umwanzi wese, kandi nta kizashobora kubahungabanya. Nyamara ntimwishimire ko roho mbi zibumvira, ahubwo nimwishimire ko amazina yanyu yanditse mu ijuru. Ako kanya Yesu ahimbazwa na Roho Mutagatifu, maze aravuga ati, dawe umutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga, ukabihishura abaciye bugufi. Koko dawe niko wabyishakiye. Byose nabyeguriwe na Data, kandi ntawe uzi Mwana uwo ari we keretse Data, nta n'uzi Data uwo ari we keretse Mwana, n'Umwana ashatse kubihishurira. Hanyuma ahindukirira abigishwa be, ababwirira ukwabo ati, hahirwa amaso abona ibyo muruzi. Ndababwira ukuri, abahanuzi benshi n'abami benshi bifuje kubona ibyo muruzi ntibabibona, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Abayoboke b'Imana, nimugire amahoro kandi muhumure, Imana iradukunda. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi ijye gufasha, ikuzanira ibisubizo. Buri munsi kubera igisubizo, ijambo ry'Imana rya buri munsi rikubera igisubizo. Buri munsi kubera akabando, bityo nawe usigasirwe n'Imana buri munsi. Amasomo Kizana duteguriye ubwo dusoza icyumweru cya 26 gisanzwe, narinjye kuvuga ni nk'umusozo. Nyagasani arifuza guturangira aho twakura ibyishimo, ikigomba kugutera ibyishimo, kuko hano ku isi hari igihe tujya twishima koko tugaseka yewe, ariko se ibyishimo birimo imbere? Ibyo byishimo wabireba abishishoje neza, yabona ko ari ibyishimo by'imbere. Uko kenshi tujya twibeshya, tukishimisha tukongera tukishimisha, ariko hanyuma bikaza kongera turi no kwishimuta. Kubera iki? Twakira ibyishimo by'inyuma gusa,
bya bindi by'ibihenda abana, ariko ibyishimo by'imbere hamwe n'Imana ntagishwe. Ikigutera ibyishimo ni iki? Icyo kintu uze kukibazaho uno munsi. Nyuma y'uko twazirikanye isomo rya mbere ryo mu gitabo cya Yobu, nari ngiye kuvuga rimeze nk'umwanzuro w'ibyabaye kuri Yobu. Yobu yantungane itotezwa, ihura n'ibyago, yibasirwa n'ibyago, ibintu bikamushiraho, abantu bakamushiraho, nuko inshuti zikaza zigambiriye kugira ngo zimufashe guta umurongo atuka Imana. Ariko Yobu akabibutsa ko ntawe utuka Imana ngo abeho, ahubwo dutaka Imana kugira ngo tubeho. Ari inshuti za Yobu, ari umugore we, bamushishikariza gutuka Imana. Ariko nubwo ibintu byashize kuri yo abantu bakamushiraho, Imana yo ntigeze imurekura. Yiziritse ku Mana, ntabwo yigeze atuka Imana. Ako kantu mubyeyi, ubundi ibyabaye kuri Yobu, ibi byago byose, hari icyo tuzirikana kwa Yobu: kudatuka Imana, kubaha Imana, kugenda mu murongo w'Imana, kudatuka Imana. Ubundi iyo bavuze igicucu muri Bibiliya, ni umuntu utuka Imana, ni umupfayo ngo nyine. Naho umuhanga ni utaka Imana. Igicucu gituka Imana, umuhanga agataka Imana. Yobu rero nk'ubuhanga bwe, ibyiza byose, ibyago ahura nabyo, ati mpfa kuba ndi kumwe n'Imana. Nibwo rero birangira tubonye Yobu agororewe, yongeye kubona ibintu bya mirenge, yongeye kuramba. Bitwerekeza umuntu wese washoboye kugumana n'Imana arishima, birangira yishimye nyine. Ibyishimo by'ukuri ni icyo kigutera ibyishimo birambye, nta kindi no kugumana n'Imana. Nubwo wakwishima bwawe ukaronka ibintu bya mirenge, ukagira amazu n'amazu, ukagira ibibanza, ukagira amafaranga yandi pusi itasimbuka, ariko niba utari kumwe n'Imana, ibi byose ni zero. Ibyishimo nyakuri ni ukuba uri kumwe n'Imana. Nani kivanjiri no munsi ije tubwira, nyuma yuko Yezu yatumye babandi 70, babigishwa 72 mu butumwa, bitwibutsa abantu benshi, imbaga nyamwinshi baba batijwe bose bagomba gukora ubutumwa. Bagiye mu butumwa, tumaze iminsi tubumva bohereza mu butumwa. Uyu munsi turamva bavuye mu butumwa, baje bamuha karaporo karyoshye, uburyo bageze mu butumwa, uburyo bakiriwe. Baje bishimye uburyo bakiriwe, kubera ikizina rya Yezu. Bakoresha izina rya Yezu, bamaze inkuru nziza, nicyo cyabateye ibyishimo. Yaza ariko arongera bibutsa ati ntimwishimire ko roho mbi zagiye, mwakoze ibitangaza byinshi, nirinze kuvuga ngo mamanuye inkuba, mwakoze byinshi cyane, ahubwo nimwishimire ko amazina yanyu yanditse hehe? Mu ijuru. Ngiki gitera ibyishimo. Impamvu tugomba kwishima si uko twabatijwe kera, si uko turi abakristo abandi bitirirwa b'indani, si uko tuhabwa amasakaramentu buri munsi, si uko dusenga turi muri gurupe z'amasengesho nyinshi, si uko dukora ibikorwa by'urukundo, ahubwo mu byako kantu gaceho uturongo dutatu, ni uko amazina yacu yanditse mu bugingo bw'iteka. Ngiki gishimisha Yezu, ngicyo icyo duharanira twese. Naho ubundi gukorera Imana twese twayikorera, ariko se umutima wanjye urerekera Imana, uri kumwe n'Imana? Twese twiyerekana neza inyuma, tukagaragara neza nk'abantu basenga, ariko se n'imbere niko bimeze? Buriya dufite ibyishimo by'inyuma. Nicyo Yezu ashaka kutubwira. Twakoze ibintu biraduhira, twigishije birakunda, twafashije birakunda, twakoze imirimo yacu birakunda, twariye birakunda, twanyoye birakunda, ariko se Imana yari ibirimo? Na niyo mpamvu igihe cyose ukoze ikintu ujya uvuga uti harya ijuru ryari ririmo aha hantu, ni ijuru nakoreraga. Ushobora no gukora ukazaba ukorera, nanjye kuvuga ibihembo bya hano ku isi, ukajya ukorera ipura y'ibiryo hano ku isi, ariko ipura yo mu ijuru shwi. Ese ikigutera ibyishimo ni iki? Harimo isengesho. Uzi ko ushaka kwishima gusa wicaye mu ikabare, ukishima gusa uri mu nzu y'indaya, uri gusinda n'ahandi henshi, ariko byagera ku isengesho ukabura buze. Wagera ku isahani ukabura gusa wishima, ariko imbere y'Imana utajya wishima. Isengesho ritajya gushimisha, ahubwo ni isengesho bikaba nkaho riri kuguhandahanda. Kubera iki? Ntabwo nyine wishimye, uri gusekera inyuma, ariko imbere uri kuguguna amenyo. Kandi byaba ikigutera ibyishimo ni iki? Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo w'umukristo yari afite ibintu byinshi cyane, inganda zikomeye cyane, akomeye pe, afite n'amazu, ari umuyobozi ukomeye cyane, ngo yari minisitiri. Ariko by'akarusho
bya bindi by'uko nyine abayobozi n'ubundi ari babandi bakagombye no kuba banasenga by'akarusho ngo ari umukristo uriya w'indani abandi baba baratoye nyine kubahagararira muri iyo paruwasi yabo. Umukristo w'indani ufasha abandi, witwara neza, w'intangarugero. Narinjye kuvuga mbese wuje ikenerwa byose, mbese ngaho umuntu mwiza, bigashimisha abantu babanaga muri sosiyete, ndetse nawe bikamushimisha uburyo ari n'umutegetsi ukomeye, ariko akaba ari wa muntu kuko wubaha Imana, uza gusenga, ufasha abandi kandi anakize pe. Ibi byose bigashimisha abantu babanaga. Nuko umunsi umwe by'akarusho noneho yakundaga isengesho ryo gushengerera, akajya gushengerera agahura na Yesu, agataremera Yesu, abandi bakamufataho n'urugero. Nuko umunsi umwe cyara kabaye bya bindi by'uko nyine iminsi y'igisambo burya ngo wibaze, kandi ngo aho mutindi yanditse ndiriva, nuko igihe kimwe kiza kugera ari gushengerera, ari imbere y'isakramento atuje, bari kuganira na Yesu mbona nkubone. Ndabizi abahanga nirinze kuvuga mu by'isi babandi Yesu yavuze mu ivanjiri, babategetsi bakomeye badahishirwa byose, bene ubu bwoko ngiye kuvuga bw'amajwi ntibakunze kubwemera, amajwi y'imbamutima. Kubera iki? Kuko nyine ukwemera kudahagije nta yindi mpamvu. Iyo ufite ukwemera guhagije amajwi araza pe, ukumva Yesu aravuze. Nuko inkuru umwana isubira inyuma, wa muyobozi wacu w'Minisitiri arimo arasenga, arimo arashengerera, agiye kumva yumva ijwi riramubwira riti wa mwana. Areba hirya areba hino abona ntawabonye. Igihe cyo gushengera kirangiye arisohokera arigendera. Undi munsi wakurikiyeho nabwo aje gushengerera ati wa mwana. Areba hirya areba hino nanone nabura wa mwana. Biba inshuro nyinshi cyane ubwo yazaga gusenga gushengerera ati wa mwana. Nuko ntiyabyitaho kuko yarebaga aho abonye hose imbere n'inyuma, akabona iryo jwi ari kumva yabihuza n'indoro yakabona atari kubona wa mwana. Yatagiye mu rugo yajya kurya ari ku meza akumva ijwi n'ubundi ravuze ati wa mwana. Akabaza umugore ati nuhe mwana se, hari uwo twasize mu rugo, hari uwo twasize hanze? Bakajya kureba hanze bakamubura. Ubwo iryo jwi niwe ryabwirwaga, umugore ntiyaryumvaga. Ati iryo jwi waryumvise nawe? Ati wa mwana. Nuko igihe cyanagera ari mu kazi ati wa mwana. Yaje akaryumva. Yaba ari kurya ati wa mwana, akareba hirya akabona nta mwana wundi ari kubona. Wa mugabo neza neza biramucanga, ndetse akajya atinya no gusubira kujya gushengerera kuko ariho hambere yumvise ryajwe ati wa mwana. Birakomeza aza kugera igihe ko atamubona, ntiyongera kubyitaho. Nuko igihe kimwe kiza kugera bari gusenga, bagiye mu misa bateranye n'abandi, bagiye kubona babona wa muyobozi arirutse, ari kugenda avuga ati wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana. Ni nkaho nyine ari kwiruka kuri wa mwana, abandi babireba bakabona batari kubona umwana ari kwirukaho. Ubwo ariruka ati wa mwana wa mwana wa mwana. Yaje kurangira bamufashe, bamutwara mu maboko, bamujyana hehe? Ku mupsikologe, kuri muganga wa roho. Ageze kuri muganga wa roho, kubera ko babonaga nyine bidasanzwe, harimo katroma, ntibyumvikana uburyo umuntu w'umuyobozi nyine yirukanka, birabacanga. Ageze ku mujyanama wa roho muganga, nibwo neza muganga mu kumukurikirana buhoro buhoro igihe n'igihe byaje kurangira wa mugabo mumve mujyaye cyamwirukansaga wa mwana ahantu none aherereye agiye kumushakira, ngo ni umukobwa kera ngo yateye inda, ari umuyobozi nyine, ngo kugira ngo ntibisakare hato batazamukura ku kazi bakamwirukana cyangwa bakabimenya, asaba umukobwa ko yandayikuramo. Ngo wa mukobwa ngo aza kubyanga, avuga ati oya mwana wanjye mundekere. Nuko ngo se ari wa minisitiri ati reka, niba udashaka kuyikuramo ibintu ni bibiri, ubwo abo twabyaranye nawe ntituzongera guhura na rimwe. Ubwo byahereye aho ngaho nyine ntibongeye guhura na rimwe. Imyaka iba myinshi igera muri 6, igihe cyaje kugera noneho wa mukobwa ngo aza kubyara, bajya yashakishwa kwita kuri wa mwana buri cyamuhereza. Baje gusoza ikiganiro bahitira kujya gushaka wa mubyeyi, wa mukobwa na wa mwana, kugira ngo uwo mugabo akomeze kumwita kuko ari uwe nyine. Birangira wa mugabo abonanye na wa mwana yabonetse. Nibwo yerekwaye noneho atekanye, biza kwa noneho yishimye, atangiye kwita kuri wa mwana. Nibwo noneho yaje kugarura amahoro iwe,
ibyishimo, akora akazi uko byari bisanzwe, yongera arasenga birakunda, yongera araryama peti, yongera araryama abona ibitotsi, yongera arishima. Kubera iki? Yabonye wa mwana. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Uyu muyobozi w'Minisiteri nubwo batamuvuga, hashyira izina ryawe nanjye nahashyize iryanjye. Wasanga nawe Yezu umunsi umwe azakubaza ati wa mwana ari hehe? Wa mwana witayeho? Wa mwana wajugunye ari hehe? Wa mwana wabuje uburenganzira ari hehe? Wa mwana. Yaba wamenye icyaguhesha ibyishimo. N'ikigomba kugutera ibyishimo ntabwo ari ukuri umutegetsi ukomeye cyane urimo avuga rikijyana ukibaza iyo rijya bikakuyobera. Ntabwo ari uko uri igihangange utegeka ukongera ugategeka ugakandagira no kubutegetse. Ntabwo ari cyo cyagutera ibyishimo. Ibyo byose nta byishimo bishobora gutanga n'ibyishimo utabikura ku Mana. Niba wa mwana utaramubona utaramugeraho, bya byishimo uzabikura hehe? Reka dusoreze ku tuntu tune tuza kugufasha kongera gutekereza ahantu ukuri ibyishimo. Icyaguhesha ibyishimo ntabwo ari uko wakoze ubutumwa bigakunda, ahubwo ni uko uri kumwe n'Imana. Icya mbere ni uko ushobora kuba ukize, ufite ibintu bya mirenge, ufite inganda, uri umuminisitiri, ufite akazi karyoshye, akazi kaguhemba iryaguye, amafaranga iryaguye. Ariko se niba hari manka ugifite, niba hari ibirarane ufite utaruzuza, hari abana bari mu gihuru, hari abana bandagaye wanze kwitaho, kandi ni wowe umukire waho ngaho, ni wowe ukomeye cyane. None hari abana bawe bandagaye birirwa barya ivumbi, kandi wowe urarira amafiriti, urarira inyama, ukishima uti ndakize meze neza. Nyamara hari abandi bana bari mu bihuru no mu bigunda. Wa mwana Yezu azakubaza nujya gushengera ati wa mwana uri gusenga umara iki? Uri gukora iki ahangaha? Kandi wa mwana waramutaye. Wa mwana usubira inyuma bitarajagura. Icya kabiri, wongera uzirikane ku minisitiri bwawe, ubuyobozi bwawe. Ushobora kuba umuyobozi mu nzego za leta cyangwa za kiliziya. Hari igihe kenshi dushimishwa nuko duhagaze mu myanya y'icyubahiro, ariko tukazibagirwa akantu kamugiye gucotorwa dutatu ko dushobora kuba duhagaze nk'ibyapa. Buri icyapa kiba kiri ku muhanda, imvura ikakinyagira. Icyapa kiba kiri ku muhanda kirayobora abantu inzira, ariko ucunge imvura irakinyagirwa, ivumbi ikagikubita, cyo ntikigera na rimwe gikurikira, kirayobora ariko ntigikurikire. Wasanga nanjye meze nk'iki cyapa. Wagize ngo hari ibyishimo icyo gihe nazagira. Bigusaba niba ushaka kugira ibyishimo kuyobora abandi, ariko nawe ukayoboka. Icya gatatu umuhanga yaravuze ati burya mubyeyi tutuntu duco turongo dutanu, gukira no gukiranuka. Nubwo watunga ibintu bya mirenge bwahe, ariko umutima wawe utarezwa, umutima wawe utararangamiranye gasa nta butungane burimo, zero. Nubwo wahagararira abandi, ukaba uri umuyobozi muri paruwasi, ukaba uri umuyobozi muri diyosezi, mu muryango remezo, uwihaye n'ahandi henshi cyane, uhagarariye abandi, uwihaye Imana n'ibindi byinshi. Niba udakiranutse, niba utari gutungana, kandi ushobora kuba uri gutunganya abandi ariko wowe utitunganya, kandi byaba uri kuruhira ubusa, aho nta byishimo. Nimwishimire ko amazina yanyu ageze gute, yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, mu gitabo cyo mu ijuru. Icyo nicyo Yezu akwifuzaho. Naho ibindi byose ushobora kubakisha amatemu, ukubakisha ibiraro, ukubakisha amavuriro, ukubakisha za prison, ukubakisha ibintu byinshi cyane bya mirenge, ugafasha abantu benshi. Wagize ngo byose hari icyo bivuze niba izina ryawe ritanditse mu gitabo cy'ubugingo. Icyanyuma tujya gusorezaho, ntukabere rubanda rushukika. Akenshi tugira ibituyobya, ibidutiza amajege, imirindi. Ushobora kuba ufite indeshyo igufasha kwiyemera. Ushobora kuba ufite akazi kagutiza umurindi wo gukora ikibi. Ushobora kuba uri mu ishuri, uri umuhanga ukomeye cyane, ariko se byakumarira iki niba ubuhanga bwawe budashingiye ku Mana? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ngo ubwenge, ubuhanga buterekeye ku Mana ni ubusa. Yobu twasoje umunsi igitabo cye kirangira gitwereka ko Imana ari ifite ukuri. Iyo wiringiye Imana, iyo wakomeye ku Mana, urishima, uragororerwa.
la retribution. Uzagororwa ryari? Uzagororwa igihe witwaye neza, igihe utaka Imana aho kwituka, ibikorwa byawe bikaba ari byo gutaka Imana, aho kuba uhagaze mu mwanya w'icyubahiro w'abaminisitiri ariko urimo utukiramo Imana. Minisitiri bivuga erega minisitiri ntibivuga gusa umuntu ufite intebe y'icyubahiro, ahubwo minisitiri n'umugaragu, serviteur, ministère, serviteur, umugaragu w'abandi. Rero uwo mwanya uriho wawutangira raporo yihe nk'abari abigishwa ba Kristo. Uzi ko n'abandi benshi bari muri uwo mwanya hari abatashye. Nirinze kuvuga bitabye Imana, nirinze kuvuga bapfuye kugira ngo utaza kundakarira. Ngiye inyota ndi ku mutima guharanira amahoro, guhesha abandi amahoro, guharanira gukizwa, guharanira ingoma y'Imana, guharanira ko izina ryawe nawe ryaba ryanditse mu gitabo cy'ubugingo mu ijuru. Ibyo ukoze byose ukagira uti harya ni ijuru ndi guharanira, ndi mu kiliziya ni ijuru ndi guharanira, ngiye ku rugendo ni ijuru ndi guharanira, imirimo ndi gukora ni ijuru ndi guharanira, ibikorwa by'urukundo ni ijuru ndi guharanira. Ejo n'ejo bundi hatazagira icyo ntibagiwe ati wa mwana ukazasanga bamwe bataye umutwe, bamwe barwaye trauma, abandi berenda kwiruka ku misozi kubera icyari inshingano tujuje. Igihe cyose tuzi inshingano zawe neza uko bikwiye, ujye umenya uti nta juru riraho. Ijuru ryacu ni ukuza neza ibyo dushinzwe imbere y'Imana n'imbere y'abavandimwe. Mwese mugire amahoro, Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.